sasa nuko inkubiraza maze turi kuganira nuko nduza inkubiraza maze sasa turi kuganira nibuka ndi gusha amaguru maze nawe aryamye nuko sasa namuzunguza yanga kwitaba nuko sasa namusunika nkomeza namusunika namwakura yanga kwitaba nuko mfata nuko ndahaguruka nshaka gatoki nkongeza nsunguza umwana nawe yanga kwitaba nuko sasa ndiruka ngenda kwakura abantu twa Emmanuel Ndayisaba kansero wa Nyakinama. Ni ikibazo nyine twahuye naco muri Nyakinama kuko ku munsi w'ejo haje kubaho imvura irimo umuyaga, nyuma k'imbura yamaze kugwa hagera inzu y'umuturage yononekara, umuyaga gurayisenya. Nuko ibyo twabimenye mu mugoroba turihangana, ariko byaje kuba nka saa 3 saa 4 z'umugoroba tuza kumva kandi ngo hari ibindi bibazo bivutse. Amazina yanje izabona impa Ezera RC1 chairperson Kangoma Village parish Nyakinama sub county. Ibibazo nawe nabyo mu village ya Kangoma habaye ejo sawa z'amanywa umuyaga gusenya inzu, ibyo mu nzu byose byononekaye. Zabaye saa 5 n'igice Nyiramugisha Promise nawe yitabye Imana.